ko nawe uzabitegura. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo wanyandikira muri comment. Niba utarakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora, ntiwibagirwe gukora share, gukanda like, biramfasha kandi namwe byajya bibafasha kubona andi mavideo mashyashya mba nabashyiriyeho. Hano hari ibintu ndi bukoreshe, birajya kuba nk'ibiri byinshi ariko ntabwo ari byinshi cyane. Harimo inkoko ni inusu, hakabamo inyanya, harimo n'ibirungo by'amafu muri kubona. Ndaje mbere kuko ngiye kubikoresha n'ibindi mwabonye, ndaje mbere ku buryo tugiye kubikoresha. Gufata zino nkoko murabona ko nazikasemo ibice bitoya cyane, hanyuma nshyiremo akayiko kamwe k'ifu ya tungurusumu, nshyiremo n'akandi kayiko kamwe k'ifu ya tangawizi, nshyiremo n'akandi kayiko kamwe ka turmeric, ifu ya turmeric, noneho nshyiremo n'akandi kayiko kamwe k'ifu ya cinnamon. Niba ufite moutarde nayo uzayikoreshe. Nyuma ndongeramo na soy sauce akayiko kamwe n'ubundi, ndetse na vinegere akayiko kamwe. Bino birungo by'amafu ubaye utabifite ushobora kubisimbuza ibyo ufite by'amafu usanzwe ukoresha uteka inyama, cyangwa se ukanabyihorera, byaterwa n'uko waba ushaka gutegura inkoko yawe. Tangira guteka, ndashyira amavuta makeya ku ipanu, nyuma nindangiza nongeremo tungurusumu narabye, ndashyiramo nkeya zivange muri aya mavuta z'ibindi ibara, nyuma mpite nongeramo za nkoko. Hano kuri ino stepe ndakoresha akariro gakeya, hari nkoko usanga ari za zindi z'inzungu, washyira ku muriro mwinshi zigahita zifatamo hasi. Nongeramo n'umunyu, noneho ngiye kubipfundikira iminota igera kuri 5 ubundi ku muriro mukeya. Ngiye kongeramo oyster sauce, niba utayifite nabwo ntacyo ushobora kuyihorera. Kongeramo ibitunguru, hanyuma nongeremo n'ibirayi. Ibirayi nabikasemo ibice bitoya cyane, ngiye kubera ko nashaka ko ibirayi biba bikeya, nakoresheje ikirayi kimwe kiringaniye. Iyo ushaka ko ibirayi ari byo biza kuba byinshi kurusha inyama, ukoresha ibirayi byinshi kurusha inyama. Ngiye kongeramo inyanya na poivro. Ushobora inyanya kuzisya cyangwa se ukazirapa ubaye udashaka kuziri buze kugaragara zikase gutya. Hanyuma iyi ni sauce tomate nongeyemo, ndashyiramo ibiyiko 2 byayo. Tungurusumu nayo nasigaje ngiye kuyishyiramo kuri step ya nyuma. Nabona ko nayirabye, hanyuma nongeremo n'urusenda. Noneho ngiye kongeramo amazi ndi bwongeremo, ndaringaniza n'aha ngaha ibiryo bigeze. Nindangiza mbipfundikire, mbicane ku muriro muke, kuko mbicanye ku muriro mwinshi byaza gufatamo hasi bigashirira. Hanyuma nze gutegereza igihe aya mazi ari buze kugabanukira, ku buryo ari buze gusigaramo agasosi gakeya cyane. Murabona ko byahiye kandi biri gusa neza cyane. Ndizera ko mwabikunze. Niba ukunda coriander wazishyiramo hano byamaze gushya. Utazikunda cyangwa se utazifite wazihorera. Ndizera ko mwakunze uburyo nabiteguye, ndizera ko nawe uzabitegura. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo wanyandikira
utarakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora, ntiwibagirwe gukora share, gukanda like, biramfasha kandi namwe byajya bibafasha kubona andi mavideo mashyashya mba nabashyiriyeho.